yewe bya bintu birakaze pe, ngumanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Ngibyo ibintu bikubaho iyo wihaye intego. Ni ngombwa yuko izo ntego uzigeraho, bizasaba yuko uhaguruka. Intego warazanditse wicaye, warafashe umwanya wawe nkuko twagiye tubibona mu mavideo y'ubushize. Twabonye ukuntu uyitegura. Ushobora gutegura umwaka wawe, ugashobora gutegura imyaka 10 iri imbere, ushobora gutegura n'ubuzima buri imbere, ibyo uzakeneramo. Hanyuma hakazaho ikindi gikurikiyeho, ari cyo gushyira mu bikorwa. Ese ushyira mu bikorwa ukoresheje ibihe bikoresho? Nicyo tuzareba muri iyi weekend igiye kuza, kuko iyi weekend igiye kuza tuzareba ibintu bikurya umwanya. Ikabisubiremo, nabona ikamyo hano itanyemereye, itankundira. Muri weekend ibintu tuzareba ibintu bikurya umwanya, bigatuma utagera kuri za ntego zawe, bigatuma urangara, bigatuma igihe intege zabaye nkeya bikuganza, ntubashe kuba wabyuka ngo ujye gukora ka kazi, cyangwa se ngo ujye gukora ibyo wari wateganyije gukora kugira ngo ugere kuri za ntego zawe. Muri makeya bikakubuza amahwemo, bikakubuza kugera ku ntego zawe. Ese mu byo umaze kugerageza byose, ni iki umaze kubona yuko kigutwara umwanya mwinshi? Ni iki kikubangamira? Ni iki gituma utagera ku ntego zawe? Harimo bimwe mu byo twabonye muri video ya mbere. Nimba ubyibuka neza ukuntu umwaka utangira wiha intego wafashe mu mpera z'umwaka, haba harimo ibirori byinshi, uba ufite ama emotions atandukanye atuma ibyemezo ufata muri icyo gihe biba bitanoze, biba bitanogeye imikorere yawe. Ngayo nguko iyi weekend tuzongera turebe, dusuzume neza ibintu bimwe na bimwe. Yala, ubukonje bwamukubise umwana. Ngayo nguko tuzongera turebe ibintu bituma gahunda zawe zitagenda neza, ibintu bikurira umwanya, ibintu wakagombye kuvana muri gahunda ukaba focused kugira ngo ugere ku ntego zawe. Ngaho naha weekend, mukomeze muryoherwe n'iminsi mikuru yo gusoza umwaka.